Yes, twongeye kubasuza bakunzi bakangura ubwonko TV aho turi muri kakanya k'ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe izina bita Nania cyangwa se Nanie. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa risobanura ubuntu. Izina rikomoka mu Gifaransa rikaba rifitanye isano na Anne. Ryamamaye cyane mu kinyejana cya 20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakobwa bahabwa iri zina barangwa n'imico ivangavanze ku buryo byakugora gutahura uko bateye. Usanga hari aho barangwa n'ikinyabupfura, kugira ubuntu, kwizera iyobokamana cyane, ariko nanone bakagorwa no kuvugisha ukuri. Rimwe baba ari abantu batagirana ubucuti n'abandi ndetse nibakunde gusabana n'abandi. Ikindi gihe ugasanga ni abantu buzuye urukundo kandi bitaye ku bantu cyane, inshuti n'abagize umuryango wabo, ku buryo usanga hari abirahira urukundo rwe. Nanie cyangwa se Nania ni umukobwa ukunda ibintu bihenze no kugaragara neza. Ibi bituma ahora yambaye neza akanakora iyo bwabaga ngo akunde agaragare neza imbere y'abantu. Umuco ukomeye uranga ba Nanie cyangwa se ba Nani usanga ari abantu batinya kwerekana impano zabo, ariko ari abantu bafite imishinga itandukanye ndetse barangwa no guhanga udushya no gutanga ibitekerezo, ariko kugaragaza impano badashishikajwe nabyo. Hari abantu b'ibyamamare bahawe izina, harimo Nania Helen Boulon, umunyafrika wamenyekanye cyane mu gutanga ubumenyi butandukanye no guharanira uburenganzira bw'abagore. Nanie de Villers, umunyafrika y'epfo w'icyamamare muri tenisi, n'abandi. Uramutse wifuza izina twagusobanurira, watwandikira muri comment ubundi tukazarikugezaho ubutaha. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nyagasani ushobora byose akomeze abahundagazeho imigisha idasanzwe. Reka rero tubonane ubutaha. Bye bye.